tega amatwi nyumvira aba bagabo nawe nkundi neza Jean Paul yuko kagabo ka Victoire Ingabire kariya buretse uzabona kariya uriya ni umuvugizi w'intera hamwe, ni umuvugizi wa Karasira, ni umuvugizi w'ibigarasha, ni umuvugizi reba baje gukora campaign yo kuvuga ngo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo aranzwe mu gihugu. Can you imagine? Yabivuranye n'abagira ubusa. Aba kandi ngo barihagaze imbere y'urukiko. Umbabarire nyumvira ikiganiro bakoze aba banyamakuru. Ibi bintu biteye ubwoba, ngira ngo abari bari mu Rwanda gato y'abari bakuru wera ku myaka 10 mbere ko genocide itangira. Iyi foto ngira ngo mwaza kuyihuza n'ifoto z'icyo gihe. Turajya he turerekeza he? Tega amatwi nyumvira aba bagabo. Dukomeze urebe rero ubugome bw'aba bagabo. Nk'uyu witwa Claude ndebere ati yabivuganye n'abagira ubusa. Ahita akora ikindi kiganiro uyu munsi. Patrick bagira ubusa yahunze igihugu. Adashyinguye Karasira Aimable. Magashi ntari umunwa kuri papi. Kubera ubwo papu yageze mu nkiko nyine barishimye aba bagabo ko tugeze habira. Uyu mugabo ni Claude, ni umugome kuva namumenye ubwo Pastor uriya Theogene nzaruke yitabaga Imana, nibwo uyu mugabo yagiye yaramwataka yataka umuryango kabisa, azana abantu abita abagore yateye inda, nyuma aza no kugerageza kubeshya ko atari wabikoze, ariko niwe wabikoze byose, niwe uri inyuma yabyo, niwe master plan wabiriya bintu byabaye kuva icyo gihe kugeza ubu. Rero utazi Claude aramubarirwa kandi uyu mugabo ugomba akora ikibabaje nuko bamurebera. Rero se bizagenda gute? Barashaka bigende gute kweri? Uyu mugabo we abazwa nande? Kuko gusanga aba muri FPR yahora yashyize imbere amadarapo, agomba gukora ibyaha. Yamanitse idarapo rya FPR biremewe, yamanitse idarapo rya FPR yemerewe gukora icyaha. Kuko Claude ujya wumva batungwa ngo ndo muri FPR, twonto tunagenda akoresha cyane. Niba ari two dutanga favor rero cyangwa passport yo gukora ibyaha uko yishakiye no kubambisha abantu, nuzika ari kubabambisha. Mundebere kabisa aba bagabo basigaye barihariye urubuga nyarwanda ngo ni influencers. Ko nyine sinzi umuntu bakoresha, bamwe baravuga ngo abantu bakomeye muri Leta nibo banyuramo bakanyuzamo ibitekerezo cyangwa ibyo bashaka gukora, ariko nabyo wabyizera atyo, ngira ngo aho bimajije kugera ntabwo yababeshye. Mbese ko icyo bavuze gikora ikibaho wamugani. Abagabo barakomeye, bo batutse ntawo basubiza, nta n'ugira icyo ababaza. Ahandi urabona nka Jihad ngo yazize harya Jihad azira iki kuri ya dosiye, ngo yahaye urubuga umuntu avugira ibintu, ashyira amafoto ngo y'urukozasoni ku rubuga ngo binyuze mu rubuga rwa Jihad. None aho birirwa bakora ibikorwa bimwe by'amacakubiri ahubwo agaragara ari clear. Ubwo bo nta kibazo bateye muri society. Iyi society ifite ikibazo cy'uwambaye ubusa muri show za Jihad ngo kuko murangira tsira bibona. Mwabagabo mwe ngo bamurangira tsira, namwe ibintu ujye ubireba uvuga uti ndi Dr Nyabaki kweri. Ngiye kujya mbataka mwese kabisa ko ntawe nigi wabo usibura umukozi w'igihugu kwitwaza ngo uyobora ribu, nanjye nayobora bazayimure ko ntayiyobora. Ibintu mwigize nibikira. Guys, reka turekera aha ngaha, turakomeza dukurikirana. Ariko abagabo nagira ngo nkore ku bugome bwabo, ngewe nicyo naringamije. Babonye hari ahambere batangira bati ba Jean Paul, ubwo n'abantu n'umubare w'abantu bashaka gufungisha bagira ubusa bamukomojeho. Ngira ngo hano Claude yababajwe niba kuko yanahunze ntabyo nzi no gukurikirana. Ati bagira ubusa yahunze igihugu. Aramutse yanagihunze sinibaza ko yabahunze igihugu, ubwo igihugu cyagombye kubaza uburyo uri kwirukanisha abantu bakarinda ubwo basohoka igihugu ubahungeta. Suko babyita haryo yego, igihugu cyagombye kuba kikubaza. Sinze kumva ari umuyobozi uvuga ngo abantu bahunze igihugu aba bahungeta mu bafite, so what? Sikamvuga ngo abantu bahunga igihugu cyangwa ikintu bikibuse ntibigaragara nyine. Abantu barahungetwa ni gute batari buhunga? Reka dukupira aha, tudakorera n'ibyaha mw'ibiganiro natwe bakatwirukaho. Sinshaka kuvuga kwinjira mu kiganiro cy'uyu mugabo haryo twamuse Virus Claude, ariko ukinjira maraza kumva ko nyine hari kuvuga ko bagira ubusanzwe yahunze igihugu. Dushatse ariko twanafunguramo gake. Umuntu akakubwira kuri ibyo ashaka, reba imbarutso ya demokarasi ibibazo byitejagura ubuse nubwo. Guys, mukore subscribe, like na share. Turi kumwe twatangira ibiganiro nyine tukugenda tuza gake gake. Aba bagabo twe ntituzabarwanya tubatuka cyangwa tubomonganisha, ubwo tuzajya tubabyita ngo iki ni receipt, ni ukwerekana ibintu baba bagamije ibyo barimo. Kuzana receipt tukaziha Leta ikazirengagiza, ubwo namwe muzajya muba mureba nyine Leta ibyo iri gukora. None byagenda gute?
simuyita ngo ni umubyeyi ngo tuzabireba niba ari umubyeyi utonesha abana bamwe bakaza bakajya bakubitagura abandi banabateragura ibibuye kugeza ubwo abo bana bandi bahunze urwo rugo. Uwo mubyeyi ubwo yaba ari serious. Tudakora ibyaha wa mugani. See you soon. Karasira Rwanda Rwanda mwiza bararukore abakunzi benshi b'ikigali Karasira Rwanda Rwanda bararukore
Rwanda